ngaho hari ikintu ushaka, hari akantu ushaka gukora gato nyuma yabuze kumpa reaction uko ubyumva. ya stade Amahoro nka destination gusohoka sibyo we rero ntabwo ashaka kuvuga ngo abantu baze muri stade bera match minota 90 njyana bivuze ejo muri press conference nabikurikiye. Ndashaka ko abantu baza muri stade ariko match akaba ari akantu gato bakomeza bagasohokeramo. So mitaka birashobora kwerekana kuri screen zo muri stade pourquoi pas abantu banarya banywa nayikarangira ya APR saa 4 abantu bakijya nka saa 5 yabihakanye. Icyo nkubwira ntabwo muri iriya stade ari bwo bwa mbere agiye gucururizwa ibyo kunywa mu Mavubi abantu baranywa muri match zo gutaha stade twaranyweye nejo bazanywa nejo bundi bazanywa ntabwo icyakabiri aranibeshya aba DJ niba ari bubazane arazana na sound kuko sound ya stade Amahoro je ntaho na enjoy je enjoy ngo muziki ikindi bara DJ ni inshuti zanjye turahorana ibiraka baba bifitiye match igomba kurangira abanyagihugu ariko ashobora yafasha umuntu abahaye amafaranga twaraganiriye byihoreye nta kabari muri Nyarugenge kajya fata umugisho ryo habe Marno habe Sonia habe Briane habe Kaspi habe MC Muyango habe bande boss match no kurangira abanyagihugu. Reka mbabaza akabazo kwizigira uretse ibyo mvuze ku makuru mfite mwe mutekereza ko KNC inyungu yaba yabikoreye iki ku nyungu zihe noneho mutekereza ko yaba yabikoreye iki inyungu za KNC d'abord kugira ngo KNC yungukire muri uyu mukino nuko match ijya saa 12 z'umugoroba bitari ibyo nta agahamagara abantu saa 11 bakaba bageze kuri stade bakamwa ako kantu ka refresh cyane muri half time bakanywa tukareba match saa 2 abantu bakanyanyagira bakajya kurebera mu Migina bakajya kurebera i Remera bakajya kurebera Kacyiru kurekura abantu niba adashaka kurekura abantu niyerekane match azabafunga se hashaka saa 2 stade yaba icyo kintu reka KNC ashobora ko yarakimwimye kubera ko icyo gitekerezo aragifite niba adashaka ko abantu bagenda none se bazagwa muri stade batari kureba match bazaba bakora iki ku match niba ashaka twigire muri Rayon Sport arashaka abafana ba Rayon abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda niba KNC abashaka nabashiriye match saa 12 bahagere saa 11 bazari saa 2 basibe bagiye saa 2 bagenda kererwa KNC kugira ngo nanjye kira gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru ari kubundi nanjye ntagira match najye kwireba ese ubwo twebwe ubwo nabanze ko APR twebwe tuzaze kora gute izo match ubwo nabishoka bite match ntakuyogumaho nuko twageze half time oya half time se gukorana kimwe nese half time ya Rayon tukajya muri pyramid cyangwa rero tukayinyonga ava wayonga beshese nangeraga ntago najya muri stade Amahoro tuzazikora match saa moya makuru iki ntabwo najya muri stade Amahoro saa moya nzi ko APR se match ya saa moya ntago tuzayika yakize saa moya ese urumva bajya muri stade saa moya ziko APR cyane saa moya na makuru saa 2 ni pyramid na APR match ya saa moya match iri kuri televiziyo y'u Rwanda tele abantu bose bakayireba yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match ya pyramid abareba bakeneye kumva pyramid APR bakeneye kumva APR bakora match ya saa moya na saa iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match ereri ya mbere ntabwo ndi bigarukeho ari ibonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign icyo kintu nari nereri ya kabiri yakoze mu gutegura arashyira match saa moya hari match mpuzamahanga saa 2 ubwo nyine ngira urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa ibintu bijyanye no gutegura ama events ndamwemera pe ariko urwego rwe narubonye najye kuri Radio 1 ingingo ya mbere nanenze ntimuyizi Radio Rwanda bo twina ingingo ya mbere nanenze ntimuyizi match nayo twakora ingingo ya mbere nanenze muri event ntimuyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongeye kwirasa ikirenge gutegura match ye KNC ibintu bijyanye na event management namwemeraga ariko hano ngiye imeni nyinda saa moya karabye pe nagerageje kugoragoza ko nanjye ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nanjye ndabyumva si bari babaye iki buriya rero ko nkubwire hari ibintu byadutse ubundi ibi nta nicyo nanabivugaho ariko ndashaka kujya nkumvishe kubona radio y'igihugu mon frère Gose iyo mwumvishemo nta kintu cyiza mwavuga mwakwicecekeye. Nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo. Oya nibyo ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga. Nyuma ya match uzibyajeho. Ngo se umuhungu yarabyinnye. None sinema yarabyinnye. None se nagacinye yarabyinnye nabandi barabyinnye. Reka rero ndashaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakina nabyo. Ntago ushobora kumva igitangaza amakuru cya leta. Serious gishobora kujya gukora icengeza amatwara risenya
risenya umupira. nkurikije ibyo nabonye muri stade ntabwo abantu babumvise. Ntabwo babumvise, niyo mahirwe, ariko hari abataraje kubera bo buriya ntibabuze. Radiyo y'igihugu ifite fréquence zirenga 10 na zingahe. Ubwo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages, abantu bari kuza bandi mvuga nti estimate yanjye ba wenda bari 30,000 dizo, kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakaga 15,000, sibyo? Ariko ndashaka nkubwire turimo turajya ahantu habi kubona igitangazamakuru cy'igihugu gifatwa na YouTube cartels. Abantu babyumve neza, YouTubers gufata radio y'igihugu bakayihajyakinga bakajya birirwa bakora ibintu nk'ibi. Nje bayida bibane mbabarire, akwenda niwo murongo bagendera. Oya, niba ari wo murongo bwana barore, niba igitangazamakuru cyawe ari uko kimeze, witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubaga. Arese ko bari kwisengera ibyo ngibyo biramureba. No, Madame Sandrine Sheja nimushye, niba igitangazamakuru cyawe ushaka kugira YouTube rutwitse mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva navuka yari radio de reference, umuntu yumva agashaka kumva amakuru atashaka kumva. Ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi ngizi, YouTube cartels. None ntarangiriye aho ngaho, uyu mwana mwibuke, ariko umuntu wantangaje ngewe harimo umuntu sindi buvuga amazina ye, nari mufitemo icyizere wenda mbona ari umu gentleman, ariko seriously wakumva this debate uribaza se bari bagamije iki? Gusenyaga ese APR niba ifite make na piramide bitegetse ko Gasogi itazakina? Bivuze ko champion y'u Rwanda ihagarara haye. No se champion y'u Rwanda ariko ni no gusuzugura abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange n'abanyarwanda. Abantu bose bajya iyo APR igiye, ahubwo se ubwo yaba yari gukirira hano iyo nza kuba mfite make byari kumbuza kuyikina. Icya kabiri, icyo kintu bambaje muri press conference ngo make ndavuga mu kumvikane, sindi bivuge kuri make ya APR kuko njewe ikipe nyoboye na press conference ni ya Gasogi. Ibya APR mwabahamagara hiri muri Egypte mukabibaza, kebeza ibyayijyanye. Ese icyaha KNC yakoze cyo gukina saa moya ni upanga amasaha uko ndibaza. Ariko se aba bantu ntibashobora no kubaza wenda ligi babaza bati se ninde upanga karandiriye ninde upanga amasaha ya make? Njye reta mukuri kwibana Angeli nubwa mbere uvuze ibintu nseka, kuko ibingiye abantu bazatwereka imitekerereze yabo tuzayibonera hano. Hari igihe ukora ibintu uvuga ngo uri muri ica umuntu ugasanga we ku giti cyawe ahubwo uri muri yemukira.